ngewe ubu hari ibintu maze guhaga, kandi mbabwira ngo hari ibintu maze guhaga mujye mbiva nkuko nge ntabwo nzongera kugaruka hano kuri YouTube ngo mbabwire ngo reka nangire ngo kubasuhuza murabizi ko ari nk'ihame umuntu aba yatangiye abasuhuza hakiri kare, ariko hari ibintu mpaze ntabwo nge nzajya mpora mbibutsa gukanda subscribe, kandi ubizi neza ko gukanda subscribe ari ibintu by'ingenzi. Kora subscribe niba wumva ari ingenzi cyangwa se ubireke, ko n'ubundi baca umugani w'ikinyarwanda ngo inzoga y'imbwa inuka itabi. Ubundi umuntu utakwifuriza iterambere nta nubwo yakanda subscribe pe, kuko n'ubundi nyine inzoga y'imbwa inuka itabi, no se yakanda subscribe gute kandi yifuza ko udatera imbere. Ariko wowe wakoze subscribe reka manze ngushime. Birababaje biteye n'agahinda kubona umuhanzi witwa Ama G The Black asigaye arushwa agaciro na Kevin Kaduzamutse ejo bundi. Ama G The Black afite YouTube channel yitwa Ama G The Black official, ifite ibihumbi 10 by'abasubscribe 11 n'ibihumbi 500 gutyo by'abasubscribers. Ama G The Black ari gusohora indirimbo ikagira views yuko ibihumbi 10 kweli. Reba ejo bundi Kade w'umwana w'ejo bundi aherutse gukora na korabona n'umuhanzi tumenyereye rwose umaze imyaka hafi 20 muri muzika wo muri Tanzania, akagenda agakora na korabona we. Byumvikane ko ari abana b'abakozi bazi gukora, bafite itsinda ry'abazamuye, bafite n'ukuntu bazamutse. Urakenera ba Papa Cyangwe agize gutya yiriye kuri Rock Entertainment. Papa Cyangwe n'umuhanzi nkunda, azi kuririmba pe, afite indirimbo zigiye zitandukanye yashyize hanze ejo bundi, ariko ntabwo zifite views zishimishije nk'izo yagiraga mbere agifite rebo nziza nk'iya Rock Entertainment yagiraga gutya ikamwamamariza. Rock yabasohoye filime akabanza agashyiraho indirimbo ye, bigatuma Papa Cyangwe views zizamuka zikagera ku rundi rwego. Reba Papa Cyangwe kugira ngo wemere ko hari igihe umuntu agwa mu bisyogororo no kubyikuramo bikamunanira, agize gutya ejo bundi asohoye indirimbo yitwa Umufunyo. Abona ntirebwe direct ahita yisiba. Gusa nyine nongere nshimire Papa Cyangwe, niba icyo utazi urabaza nka Unchenciande ya Jolly, icyo utazi urabaza, mujye mubaza icyo utazi urabaza rwose. Agize gutya aba ataye indirimbo hanze yitwa Winsetsa. Indirimbo yitwa Winsetsa ngira nta nubwo nanzi ko yayisohoye, usibye kunyura ahantu kuva nko ku muhanda nk'umuntu arayicuranze. Ariko mbere uko musohora indirimbo jya ubanza urebe, mujye munakopera basi. Ari nacyo ndi kukubwira ngo icyo utazi urabaza. Uzarebe umuhanzi witwa Chris Easy mbere yuko asohora indirimbo arabanza agafata rufure akayishyira hanze, Batiti Brown urumva, ba General Benda, ba Jojo Blaze n'abandi babyinnyi tuzi bagiye batandukanye, n'abandi ba content creator abo ngaba bita ngo n'aba TikToker, bakabanza bakayikorera ama challenge. Mamara kwikorera ama challenge agahita asohora ya ndirimbo direct, abantu benshi bayizi bakirukanga kuri YouTube bagira gute bajya kuyireba. Wowe urifashe, nta muntu n'umwe uzi ko ufite indirimbo, urifashe urabirose uhise direct usohora indirimbo. Ese iyo ndirimbo tuzabwirwa n'iki ko yasohotse? Ntiwagiye mu itangazamakuru ngo bivuge, urahora yicariye gusa icyo uzi ngo nuko ngo wabyimbye ngo amaze ngo kumenyekana. Urifashe usohora indirimbo uhise utura aho ngaho, nta muntu uzi ko iyo ndirimbo yasohotse. Iyo ndirimbo tuzabwirwa n'iki ko yasohotse? Nongere nshimire Papa Cyangwe, ejo bundi yagize gutya aduteguza ko agiye gusohora indirimbo yitwa Sava. Indirimbo yitwa Sava direct igenda ameze kumenya ko izasohoka, kuko hari abantu benshi bayikorera ama challenge, namwe mwagiye muyikorera ama challenge kuri TikTok narabibonye. Twamaze kumenya direct ko indirimbo yitwa Sava igiye gusohoka, byanga byakundira indirimbo yitwa Sava. Genda bivuze mu iyi video n'ubundi muzayigarure, n'ubundi nibyo menyereye. Indirimbo yitwa Sava izagira views nyinshi, ndetse kubera ko indirimbo yitwa Sava yamaze kuduteguza ko igiye kugira gute, igiye kuzasohoka. Ni indirimbo nziza, ngewe ko nayibonye nayikunze. Gira vuba ahubwo idusohorere tuyirebe, uve muri ba Ama G The Black bifata bagasohora indirimbo ntitubazi ntituzi niba baranagarutse muri muzika. Nongere nshimire umuhanzi witwa Meddy, agize gutya ejo bundi baduteyemo indirimbo yitwa Blessed. Ni indirimbo nziza cyane maze kuzuza hafi miliyoni kuvuga kuri YouTube. Ni umuhanzi rwose wumviye Imana, asigaye ndirimba indirimbo za gospel, ibintu byiza dukunda. Hanyuma reka ngaruke, hari umuhanzi yitwa Niyo Mpano, amaze gusohora indirimbo yitwa Treasure. Reba, kugira ngo uyu muhanzi witwa Niyo Mpano asohora indirimbo yitwa Treasure igire views 100 birenga kuri YouTube, Ama G The Black n'imyaka yose yaramaze adakora kubera kwa kwinjira mu bintu utabirimo, ejo ukabigaruka ejo bundi ukabisohokamo ugasanga views ziranze. Uyu muhanzi nkubwira Niyo Mpano
aherutse no kuduteguza ko ejo bundi agiye gushyira ikindi kigoma hanze, ibintu byiza cyane. Umwana uzamutse ejo bundi kweri atangira baryane hit, mwicare mwige. Ntago nagenda, ntago navuga kuri niyo mpano ngo mbure no kuvuga kuri mugenzi we witwa ya mpano, kandi ari umuntu bajya kwitiranwa. Nubwo ya mpano yagutanze kugira hiti, ariko na niyo mpano ni umuhanzi uri inyuma, mureke tumusapotinge. Afite indirimbo nshyashya yitwa Tureje, yarukira kuri YouTube uyirebe, wandikemo niyo mpano indirimbo yahitiza, mukore subscribe, like, share na comment, dukomeze dushyigikira abana bacu. Afite impano nziza rwose, nziza, afite indirimbo nziza iri VIP igiye umuntu ankomye ndemera. Hago afata indirimbo nk'iriya iri VIP, irandirimbo gerekana n'abanze n'abagize n'ukuri, iruta bebe ya Kevin Kade. Mushake muntera amabuye, bihuriye he? Uriya ndirimbo ko ari indirimbo y'umwana wacu dukunda, niyo mpano, utirya utirata. Ubu ngubu niba uri umuhanzi ukajya gusohora indirimbo ukavuga ukagenda wenda like nko kuri MIE, Isimbi TV, Chita Magic, n'izindi YouTube zitandukanye, no kuri Yago TV show, ukagenda ukavuga ati njyewe ndi umuhanzi mfite indirimbo yitwa gutya, abahanzi banyenda bashishikarize muzagende muyirebe, ni indirimbo nziza, nzayisohora itariki iyi. Wamara kuduteguza indirimbo ukayisohora ukareba ko tutayireba, ariko urifashe usohoye indirimbo nta muntu uzi ko wayisohoye, urifashe upfuye kubizana utuye aho ngaho. How? Why? Nongere nibariza abandi bahanzi niko Ariel Ways, wowe uri mu biki? Ntugisohora indirimbo, reka da. Nongere nshimira umuhanzi witwa Juno Kizige. Juno Kizige mbere ko nkuvuga, reka mbanze ngukomere n'amashyi. Nubwo abantu benshi bajya bavuga ngo imvura ngo yarakunyagiye ngo wagize gute, ariko Juno Kizige ni umuhanzi w'umuhanga. Juno Kizige agize gutya, abateye indirimbo hanze yitwa Shenge. Indirimbo arareba aravuga ati nta kuntu indirimbo izamenyekana ntayitwikiye. Abahamagaye Keti Basha bati ngwino tukabyine. Abantu bagiye hanze bacitse uruhondogoro ngo barakundana ngo bagize ibiki, ariko hari abantu babahanga we. Njye ubuhanga bwanyu njya mbureba bukanangaza cyane. Esha muri abahanga kabisa. Nongeye nigarukiye kuri team ya Nyambo na Titi Brown, aba best bacu. Aba bana n'abahanga bagize gutya, abanditse ku mashusho media ngo batandukanye, barani followinga na kuri Instagram, YouTube, izindi mbuga nkoranyambaga muragiye murazokeje ngo Nyambo na Titi Brown batandukanye. Kumbe abana bo bafite projet bashaka gushyira hanze ya filime yabo, bari kugira ngo tubanduse nk'abacika uruhondogoro, none bazongere bihuze bavuge ngo aba bana bakoze filime, twongeye twikanga tujya kuyireba. Ngese ngo best bacu basubiranye, bityo twirukanga tugira gute tujya kuyireba. Hari abana babahanga brother, babazi gukoresha izina bahawe. Ngereka nkubwiza ukuri, niba uri umuhanzi urumva, ukaba uri umu YouTuber, ukaba ufite n'akandi kazuga ukora, ukaba ugafitemo amahirwe uyu munsi, cyangwa se ukaba ufite hit uyu munsi, yikoreshe neza iyo hit, wibyaza umusaruro hakiri kare, kuko iyo hit izarangira. Ntago muze abahanzi benshi bagiye batrendinga se barangiye, ba Safi Madiba, Urban Boys, bose bararangiye, na bakitoko bose basuze inyo. Ngereka mbabwiza uko nandirimbo Gitoko aherutse gusohora, niriya aherutse gusoresha ubundi wapi rwose ntago tugiye tuyikunda, bitewe nuko nyine hit irarangira. Niba ugize impanuka ufite hit, yikoreshe neza, uyibyaza umusaruro hakiri kare, wicira isheni. Ndabakunda cyane, kora subscribe bireke n'ubundi nabikubwiye ngo inzoga y'imbwinuka itabi, ntago ngiye nakwigira gukora subscribe, wayikora utayikora nzakomeza ninjye n'ubundi wamenye nkuze. Yikore cyangwa urorere ngenda nigendeye kwanza.